n'ubundi sinigeze mbashuka ko Tanzania yagiye mu byo muri SADC ibigiyemo narabikubwiye kanija ntishobora no kuba yaragiye koga runono SADC ngire bamarerezanye ariko iri ku isi ya East Africa none se Makamba zamusaje mu Rwanda gucanga ikarita kuko kanija uruzinduko rurimo iminsi 4 ukabihuza n'ingendo za Perezida Kagame herutse muri Zanzibar urundi ruzinduko bavuga yagiriye muri Tanzania ngavuye Burayi ntabwo rwavuzwe mu buryo officiel rero ubwo bantu bakurikiye Primo Media Rwanda baba barigeze kumva tuvuga tuti Tanzania ishobora kujya muri operation za SADC nk'ikito cya EAC bumve ko nabyo bishoboka kubera ko abantu bari kwibaza impamvu M23 iri gufata uduce two muri Kivu ya ruguru Itarwanye. Regino ntambara yamaze gusanirangira muri make kuko bari abantu muri Kongo ku side ya guverinoma na SADC nizo twavuze harimo abantu muri guverinoma harimo abantu mu ngabo batandastandinga nk'impamvu leta ya Kinshasa idashaka kuganira na M23 tujye gupfa abantu bafite ibiganiro muri Itarwanye agahita ashwekura akigendera ubundi Kongo nizibarikaniza uko ugenda yubaka inkuta ziba ndende hagati yayo n'abavuga ikinyarwanda niko nabazaje navuga bati yamaza kubwiye ngo winyogoye ko nta mbyiro ufite muri M23 igiye kwangaje Burundi yabona insore ije mu Rwanda ntiyazibura ije Bugande ntiyazibura Tanzania yabatwara hafi ya bose Kenya nuko South Sudan niho ntazi aka kantu Tshisekedi nago yabakaziranyeho na M23 ko kubiri gufata Itarwanye hari gihe azabwira ati muzasibe kugera Kinshasa M23 n'itindira Tshisekedi ubundi M23 yakwiye gutangira gutanga amasoko abirakurikira ayibendera na Indirimbo yoheze igihugu mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima mivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka nabahanga pe nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu n'umuziba nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha murakoze cyane ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini poudre cyangwa liquide hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho cyane ko bakorana na DHL mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose kurangiza vuba no kubura ubushake indwara zifata abadamu zose igwingira ry'igitsina indwara nk'umwijima diabete amara igifu asima abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga Everlife icyizere cy'ubuzima twongeye kubasuhuza turabifuriza kugira ibihe byiza badukurikiye David uri amahoro ndashima Imana haleluya sinzi niba nayo inyishimira ariko nta makimbirane mfitanye nayo nta mpamvu rwose ya amakuru y'iminsi David bisawa reka mwebwe ntabwo twari duherukanye ariko wiri mwarabonanye ko wirajya mbwira ngo tubonane ngo tugire gute wiri twari twapanze ko ku cyumweru tubonana none mwabyishe mute mvuye kuri televiziyo ahantu narindi noneho arambwira ngo ari Rubavu yari yagiye Rubavu kandi impamvu ari namubwiye ko turi buhure nawe hariya naje kwa metre ntabwo twamenye uko ingenzi yagenze Rubavu ntabwo byoroshye ejo twaze tuvugana ambwira ngo azagaruka i Kigali kuwa kane uyu munsi ntazasubire tutabonanye rero ya wiri turagusuhuje aho hose ibibazo urimo wihangane bazabikemura buriya muri Rubavu wabonye ko ibizamini bya perimi bigiye kujya bikorwa hifashishijwe ikoranabuhanga biriya nanjye nibyo nabera nibyo nzakora nagiye kera kubusa ngo ni ukubona hejuru ya 80 kuzamura ntacyo nashaka za 90 ikoranabuhanga se ko ritazana amarangamutima nicyo kibazo ariko nicyo kiza ahubwo oya ni ikibazo kuko hari igihe umuntu ku wundi avuga ati nubwo parikingi yatayishyizemo neza ariko hari ayasohoka oya nibagende bajye bagira ibyo nibyo byararangiye nabibona bikugezeho ushaka yikoreye karindwi nta kibazo ariko niba ari ikoranabuhanga ntabyo kuvuga ngo kanaka ngo yakwituniyeho nabibonye rero mbona zino modoka rwose zajya zifashishwa mu gukora ibizamini mbona ni sawa cyane erega isi irihuta urabona nk'ubu ngubu aho ikoranabuhanga riziye muri polisi ibi byo by'amasofia amakamera nyine impaka zaragabanutse
ako kandi hari abagiye bavuga ko zagiye zibarenganya. Sawa ikurenganya se ikurenganya mu fiki na kamera Murazi abantu bahora mu manza ahubwo oya ahubwo David nese no zizazindi bahishaga bakazishyira ahantu kwa system bari bagenda hari hose bayishyize itari mu cyapa cyabigenewe rega ifo kumenya ibyo ngibyo niba bayisetinze kuri 60 n'ubundi kuri range y'umuhanda wagenewe kugenda kuri 60 icyapa wakibonye mbere hanyuma kurenga icyapa ukajya ibyo kuvuduka ngo ngeneze ngo reka niruke wapi ntabwo ikoranabuhanga rirenganya uko ryakurenganya se ko wenda wajya impaka n'abantu cyakora nanone tujye twemera kugenda n'ahisi igeze nanjye nabera rero ubwo nzajya gukorana n'ikoranabuhanga umuntu atayijujuta urumva aba muri provisoire bari bamaze kubimenyera ikoranabuhanga ntaho bakoresha ikaramu namwe wapi mwese aba muri otoye korera bigenza bate abajya kwiga perimi nyine no kwiga igihe cyo gukora ukajya wenda nko ku muhima niba ariho uzakorera imbere y'imashini ikibazo cya polisi nayo kitaba yigishije ntabwo ari abakademician gute uhikiza umuntu utigishije none so ni ku kazi iyo ugiye gukora ikizamini cy'akazi baba barakwigishije nese cyane ugiye kujya nko muri ministeri nese si ikizamini kiri ugiye kujya nko muri ministeri ntabwo ari ikizamini cy'akazi ntabwo ari ikizamini cy'akazi polisi itanga ni ikizamini gitanga impamya ni ikizamini gitanga impamya yuko uzi impamya bushobozi ntabwo wakoresha ikintu cy'impamya bushobozi cy'umuntu utigishije naho iby'akazi byo birumvikana niba birangiye numva byumvikana ntabwo byumvikana kubera iki ni isuzuma bumenyi niba ufite ubumenyi baragusuzuma oya polisi igire ku muntu niba avuye kwiga muri oto ekore none se ekore ndetse noneho reka ntabwo urashaka ibanza kumukubita andi mahugurwa cyangwa ikamuha ibindi bintu yagombye kuyamukubita cyangwa se amashuri agahabwa competence yo gutanga impamyabumenyi y'ibyo bigishije cyangwa ubwo amashuri oto ekore zikegurirwa polisi ni ibintu bibiri bishoboka eto ekore zikegurirwa gutanga amaperimi kuko nizo zakwigishije zikagira na partnership na polisi kuko niba witwa ekore nkazagusohokamo ntacyo wambaye ugahita umpereza polisi uri ekore gute wowe niba udatanga ikintu wigishije kandi bikanagaragara yuko still igihe nzabona ikintu udafiteho umukono hagombye kujyaho imikono ibiri urumva yahotoye ekore yanyigishije wenda niya polisi yansuzumye none hotoye ekore iranyigisha hari n'uwambwiye ngo ahantu mukorere ibizamini ngo nta mwarimu wemerewe kuko wakandagira hafi aho mu bakwigishije kuhamangamanga nise ko ari reba nawe uri mu ikizamini cya leta abarimu bakwigishije bazaga gukerakera cyangwa habaga hari umupolisi ushinzwe umutekano wa site nawe akoresha ibizamini aho ngaho se ariko abarimu n'ibyo nabo bajya no gukosora ibizamini wari ubizi nta kibazo ariko kandi abarimu nabo kandi noneho n'uwampaye ikizamini niwe utegura integanyanyigisho ibyo bifitanye isano ibyo polisi se yitegura integanyanyigisho hehe reka nta bitabo harya abantu bigiramo ibintu muri polisi birimo ibibazo byinshi polisi ngo nayireba ibyapa mu mihanda si ibishyiraho ngo ushyirwaho na menefura hari nka menefura yafashe icyapa cya 60 hariya mu gakinjiro nabibwiye na Fande Boniface hamwe hari amasanduku menshi cyane n'ibitanda amasanduku bashyinguramo abantu ishyiraho icyapa cya 60 uri wabwira hari urusisiro rutagakinjiro cyangwa 20 niba hari urusisiro muri mujyi wa Kigali rutagakinjiro urumva kare agakinjiro ko mu mujyi hariho 60 ni 60 nzenda nagifite nanagifotoye aya ntabwo ari sawa ntabwo ari sawa ariko menefura yaraje ititaye no ku masanduku abari hariya ubanza nayarebamo urumva setting wa 60 hari ibintu bikwiye kuvugurwa karenija bikuzuzanya ngiye ntabwo mpakana ko polisi itatanga ikizami ariko se yemvolvinga gute mu kwigisha mu masomo bakorana rwose muri full partnership bikagaragara ko ibyo bintu byo muri academy nabo babijemo ariko kuvuga ngo umuntu aje mu kizami ngo kwiga ibintu ngazajya kubazwa n'undi reka no kuzabikosora uheruka kubona impanuka ni nkeya kubera bira byuma bashyizeho nyine nijoro nabonye nye mu gitondo nabonye mwenza ku kazi muri weekend ishize nabonye 3 zakogoga n'abasinzi none baragabanutse ubu ngubu nabonye n'abantu bazima wasindira he ko ubu ngo abantu basigaye bajya mu kabari saa 11
itegeko ritanditse, iri tegeko nta muntu uzaruryanditse ryo mu gihugu hose ryo gufungura utubari nyine saa 11 saa 10 ariko cyangwa nanone abantu bamwe bazigotomera nanone bagasinda vuba ariko se bamwe bagatwara se aya ubona ko impanuka zaragabanutse njye ahubwo ndabona ziri kwiyongera muri iyi minsi guteze urumva nko mu cyumweru kimwe nshobora kuba mbonye nk'impanuka 8 ariko iyo bakora raporo mu gihugu ubwo ushobora kuba warabonye izibera muri perimetre ntoya ariko mu rwego rwa rusange ugasanga bakanda bagasanga wapi. Hari n'umudamu umerutse kunyuraho gukata imodoka byamunaniye abamotari bari kumubwira ngo banze usubize inyuma, ngo nusubize inyuma amapine aragiye iburyo, ngo nusubize ibumoso aragiye bose nkuriya baranyuze mu makona sinzi kabisa nibazane koranabuhanga nagire zandikemo ya bimeze bite sahandi. Ubufaransa bwaranze bwarishajije ngo bashaka kuzohereza ingabo muri Ukraine. Uburusiya bubwira ko bufite ibibombe bya kirimbuzi ngo bifite ikoranabuhanga ngo bita triade ngo rutera ry'abanyamerika batarigera bageraho. Yego. Iyo bavuze kujya muri Ukraine Uburusiya buvuga kirimbuzi. Ukibaza nta kindi kintu Abarusiya bakangisha kitari kirimbuzi. Ikindi Ukraine yakoze umutwe w'inyeshyamba watangiye kugaba ibitero ku butaka bw'Uburusiya. Ukibaza ziranye shyamba ziza ukuntu wa mugabo yapfuye. Ninde harya? Wa wundi wayoboraga Prigogine. None nazo zirimo gukora pompage ku kamashu ngo zigiye gutera Uburusiya zireka Putin azazimanika. Ni infiltration se cyangwa ni yabaga ibitero rwose no ku butaka barimo kwifotora ku ikindi giki byose ngo bafashe takajya y'Uburusiya. Uko ko umbwiza ukuri. Umutwe w'inyeshyamba watera Uburusiya nawo tanira butinya none ngo ugiye icyo ni kimwe. Hanyuma ikindi navuga nuko tukiri hirya no hino isi maze gukorwa n'isoni ku bintu bibera muri Gaza. Yakozwe n'isoni abantu bose urareba amaso ukabona bahonze babajugunye ibyo kurya biranga ngo bagiye kwashira ibyo kurya ku butaka nabo byo birimo induruburi ariko abaturage bo muri Israel no bakasa mutwe bashiriye imfashanyo no muri Gaza. Bageze kuri bariyeri y'ahantu bita yibari Shimoni wati urumva Kriyat Shalom babashiriye imfashanyo basanga abandi baturage babateze barahangana bati kuko mugashira imfashanyo abantu muri Gaza abanzi bacu abandi batutukaye bashyiranye none se kubicisha inzara byo murabona bizagera kuki noneho ngo bajyana iyo mfashanyo bagamije ko itazagerayo donc babari shuwa n'uri ko atazamira ko bayijyana aho ngo bazakomeza bahatirize paka iyo mfashanyo bageze bati ntabwo tubyumvikana. Iriya ntambara yo muri Gaza yakoje nurukoza soni ku isi abaturage bapfa kuriya mukajya mwajuganya ibyo kujya nk'abazijugunyira iki sinibuka n'abantu bavuga ngo bashobora kuba baragizweho ingaruka no kuba byarahanukaga bibagwaho ibaze ibibagwaho byaranabahitanye ahubwo batangira kuvuga ngo bijugunye mu mazi. Narabikubwiye mu kiganiro kimwe kubwira ukuntu isi itarimo gukoresha ubwenge muri iki gihe nta bwenge buri mu ntambara ya Gaza. None rebe imirwano imaze amezi presque 6 anageze kuri 7 ntuze uyu Netanyahu ntabwo he nimwe arabahoza gisirikare intambara yarwanye muri Gaza uretse gusenya amazu ketara imwe wanza barayibohoje da sinabwo zirenze 3 cyangwa zingahe imbohe kuzibohoza gisirikare nizageze kuzamura ibiganza barazirasha. Ibaze muravuga ngo mwafashe Gaza ngo mwafashe igice kinini ariko igice mwafashe mutarabohoza imbohe. Ese ko bavuze ngo Hamas ngo ihisha abantu mu ground underground y'ibitaro ko bazinjiyemo bakuyemo imbohe zingahe. Twigendere icyo kiganiro tugikururibuka cyarimo kukizamura adrenaline yanjye. Urumva turaza no kujya mu by'intambara ya Kongo aho abantu ngo bigaragambije bambe batwaye za mpapuro z'ama petitions bazigeza kuri za ambassade we barazitanga bazigeze ku iwabo bava ngo ntago ibaze. Ambassade ya Kigali ngo yabwiye impunzi z'abakongo mariko nta hantu bazi ngo ni nkambi baba ngo ntago izisobanukiwe. Nabo no zira mpunzi nazo nakasa mutwe ziravuga ngo nta kibazo ngo ubwo muvuze ko mutatuze ntimugasakuze twatashye ku isasu. Byari bimeze nk'intambara yara mu isi ni ibiki David reka duhere kuri perezida w'u Rwanda yakiriye January Makamba. Ubwo turanabijyanisha n'umwuka uri mu karere. Uyu mugabo ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Tanzania.
uru ruzinduko urarubona ute ururebeye mu isura y'akarere utarurebeye ku gihugu ku kindi, kuko u Rwanda na Tanzania bifitanye amasezerano menshi y'ubucuruzi n'ibikorwa remezo, ingufu n'ibindi. Janone Makamba muzi kera ni umuntu ukomeye muri CCM, nzi no mu buryo buri sociale busanzwe butarimo politike, kuko Janone Makamba afitanye amasano n'imwe mu muryango yo mu Rwanda, ashobora kuba afite n'umuryango umwe afitemo umugore n'abana babo ndabazi, n'umudamu we turaziranye, ariko ashobora kuba atari umudamu uzi mu by'amategeko, kuko abantu bafite uko babaho mu bindi mico y'ibindi bihugu, ibyo ntabwo twabyinjiramo. Nuko muzi nk'umugabo uri mupole sana, umuntu utuje, nta nubwo nzi ko ari umudipolomate ukomeye, urumva, ariko mubonye mu Rwanda kandi ariko mubonye akijya no kuri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, ubwo buryo buri sociale busanzwe mu marangamutima asanzwe atarimo diplomasi nyinshi, nendaga kubihuza n'umumaro yamarira ibiyaga bigari, kuko buriya muri Tanzania bavuga ko bivugwa ko umuperezida waho vis-a-vis icyo azamarira ibiyaga bigari cyangwa icyo ibiyaga bigari bizamumarira, kuko ibihugu ni magirirane. Bivugwa yuko kugira ngo ubone impact umutegetsi runaka muri Tanzania ibyo azakora bizagera ku biyaga bigari. Ibiyaga bigari gufasha Tanzania iburengerazuba, hano muri za Kagera, za Kigoma n'iki byose, abantu bakabicungira ngo avuka he. Nk'iyo ujya kureba ba Perezida Magufuli hano Chato bavukaga ntago ari kure, wabonaga ko yigeze no kujya aririmba indirimbo abarundi bakoresha mu makorasi, za ndirimbo z'abarokore bazo byenda kujya gusa ibintu nk'ibyo ngibyo. Perezida Ndayishimiye amwita sekuru, bahuriye muri Kigoma ngira ngo. So rero kuva nanone Perezida Rais Samia Suluhu Hassan ari umuzanzibar, ariko namye nabona ko yari akeneye nyine umuminisitiri w'ububanyi n'amahanga utari ngo muri bya za Zanzibar yo ngiyo ushobora kumetiriza ibyo muri Tanzania, icyo bita Tanzania bara ni Tanzania isanzwe, urumva, hanyuma ukongeraho n'ibyo birabirwa nyine bya Unguja n'iki byose bikakora Tanzania muri rusange, na Zanzibar na Pemba. So icyo mbivugiye ni iki rero, nari nsanzwe nzi Janone Makamba nk'umuntu navuga yuko mu buryo buri social busanzwe ari umuntu ushobora koroshya ibintu muri politike yo muri aka karere. Ariko unibaze Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Tanzania cyangwa w'igihugu runaka kugira uruzinduko rw'iminsi ine mu kindi gihugu. Iminsi ine ni iminsi myinshi kandi ni iminsi birimo akazi kenshi, kuko n'umunsi umwe urahagije kuba uri umudipolomate ukaza ugasura igihugu ugatabanye kugasubirayo. So rero ubwo mpereye ku tuntu turi social bizamura muri politike. Iminsi ine ku muperezida w'Ububanyi n'Amahanga wa Tanzania, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga. Ikindi kandi hano hahoze ikintu bita Rwatafa, Rwanda Tanzania Family, umuryango uhuza Abanyatanzania n'Abanyarwanda cyangwa abantu bagiye baba muri ibyo bihugu cyane. Wanareba ukareba nkuko nabikubwiraga haruguru politike ya ba Nyerere vis-a-vis y'ibibera mu biyaga bigari, wareba kuzamuka kuri Mukapa William, kuri Mwenyi, ariko haraho byageze bigera kuri Kikwete biricurika, urumva, no kuri uyu mudamu Samia Suluhu Hassan ntabwo navuga ko wenda hari ibyari birenze cyane, ariko isura y'umwana w'u Rwanda na Tanzania yagarutse neza mu gihe cya Rais Magufuli nyakwigendera, uzi ko ari nawe wakorera uruzinduko rwa mbere rw'akazi ke mu Rwanda. Biriya nabyo birebaho izi maiden visit abaperezida bakora bakimara gutorwa, igihugu cya mbere basuye, burya nabyo uhita uhatunga itocu katera metero ukabona yuko by'ukuri ino manda niba ari babyita perezida ya manda ya gatanu muri Tanzania, niba mbivuze neza, abantu bategerezaga yuko izamera neza ku bwa Magufuli, kuko yari ivuye mu bya Kikwete bitari meze neza. Ariko uyu mudamu Samia Suluhu Hassan yinjiyemo, nubwo nawe yasuye u Rwanda rugasura Tanzania, wagiye ubona abasirikare bakuru basura igihugu cya Tanzania kugira ngo u Rwanda na Tanzania bigirane umubano wa gisirikare, urumva. So icyo abantu batekerezaga rero ko bizagenda neza ku bwa Magufuli, mbona no mudamu aho yagiriyeho kitaragenze neza nkuko abantu babitekerezaga, kuko sintekereza ko Magufuli yabakiri ku butegetsi atarapfa ibintu bimeze gutyo. Ziragari ya moshi ntabwo ntekereza ko ziba zitaragira ikindi kintu cyisumburaho, urumva. Wenda n'ibibazo bibera mu biyaga bigari, ibya Kongo, ibya Sadeke n'iki byose, sintekereza yuko Magufuli yabakiriho mwenyewe ibintu bifite umuvuduko nkuko bifite uyu munsi. Mu ijambo rimwe nkabona ko Janone Makamba ashobora kuba aho yaziye
ari nk'umuntu wategerezwaga kongera akabaraga kwenyegeza umuriro mu mubano w'u Rwanda na Tanzania, ariko bishobora no gufata isura y'uruzinduko rwe rumara iminsi ine mu Rwanda. Kandi iyo cadre sociale navuze mbere nta nubwo wayimepuriza ukuntu ngo uvuge yuko idashobora no kwegera umuntu kumara iminsi ingana gutyo afite ibyo yubaka bikomeye nk'umuntu wubaka ibintu azi. So icyo ni icya mbere. Icya kabiri, mu Rwanda n'umufatanyabikorwa wa Tanzania uri ku rwego rutoroshye. Kubera iki? Wagiye ubona ko izazambuka ry'ikompanyi ya Tanzania Air cyangwa ya Tanzania, bivugwa yuko kuyirevayivinga no kuyisubiramo byari mu bujyanama bwatanzwe na Perezida Kagame abuhereza Perezida Magufuli. Perezida Magufuli ntiyahwemye no kuyimushimira, byagiye binumvikana mu mbwirwaruhame ashimira u Rwanda ko rutirebyeho gusa nk'igihugu gifite ikompanyi y'indege isa nkaho ikomeye mu karere, ahubwo rukanareba ko na Tanzania nayo yagira ibyo yubaka muri ubwo buryo. Burya indege iyo zegeranye mufite kompanyi zikomeye zirahahirana zigakomera. Reka tugaruke kuri uyu mugabo Makamba. Yes. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Tanzania aje mu gihe ingabo za Tanzania ziri muri SADC, ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwana na M23, kandi akarere kari karashyizeho umurongo framework yo kuvuga ngo iki kibazo gikemukire mu biganiro. Ntabwo bishobora kuba rimwe mu ngingo wenda nubwo bitagiye hanze yabaganiriyeho na Perezida w'u Rwanda. Ntabwo byabura rwose, kuko ikitabonekamo ni kimwe. Ikitabonekamo ni imirimo bakora bageze kuri tere, kuko ibi bireba Kongo ikareba na Tanzania. Izo ni aferi z'ibihugu bibiri. Ariko kuko u Rwanda mu nyandiko rwigeze kwandika mu gihe Amerika yari ifite ibyo yari ivuze mu minsi ishize, u Rwanda rwabajije Amerika niba yarahinduye imitekerereze y'ikibazo kuri FDLR. Kiriya kibazo ntabwo cyabajijwe Amerika gusa n'u Rwanda. Kiriya kibazo umuntu wese wisutse muri Kongo kuriya u Rwanda rwakimubaza. U Rwanda ntekereza ko ntabwo rwatinyuka kubaza Washington kuriya ngo rutinyuke kubaza Dar es Salaam kuriya Kabukisa. U Rwanda rushobora kubaza se ko musigaye mu Rwanda kuri sideline ku makuru dufite y'ubutasi, dore ngaya niba mushaka mwakire kopi, ko murimo kurwana ku ruhande rw'abantu bo muri FDLR. Muri 1994 na 5 na 6 politiki yanyu yagaragazaga yuko abasize bakoze jenoside mu Rwanda bari bamwe muri bo, birumvikana ntabwo bari bose, bari muri Benako, mwarabacyuye. Abitwaga nyine yuko bahunze u Rwanda 500 mu bajyana mu nkambi ya Benako. Ese nabanyerera ibyo bavugaga n'ikibise uko bavugaga ibintu ko tuvugaga bigenda neza, mwe mwahinduye ibitekerezo ngo tubimenye. Ibihugu birabwirana burya, muzatubwirira mwarahinduye namwe. U Rwanda ntawe ruhatira kugira gute kumukura muri position agize. U Rwanda icyo rushaka no kubimenya gusa ko wahinduye position ngo tubimenye. Erega burya ubana gacomeka mari tubimenye. Nkabera nk'amakamba avuze ati what next ni mumara kubimenya turamenya aho duhahira nyine. Ntabwo twahana n'abantu bameze gutyo. Twajya ku bindi byambo. Erega ntabwo igihugu kibura ikindi cyabwira ikindi. Hanyuma Tanzania nayo ikavuga iti position yacu ni iyi ngiyi, ku munsi wa mbere bikanga, uwa kabiri mpaka iminsi kabine nyine ibyo bintu bakibiganira. So ndatekereza yuko icyo ntabwo cyabura ko u Rwanda rwabaza Tanzania yarahinduye imitekerereze yo mu gihe cya Nyerere nk'abantu barabahuza n'iki ngwa nabo u Rwanda rukongera rukabaza Tanzania nk'u rwabaje Ubufaransa niba nabo ari abantu barinda gucana itoci y'amabuye mashya mu kumenya ibibera mu biyaga bigari, nk'uko Yolande Makuru yigeze kubwira Abafaransa ko bari mu bantu bashobora kuba bazi ibintu byinshi mu biyaga bigari badakwiye kwitoza utunyoni nk'abatabizi. Na Tanzania rero u Rwanda rushobora kwibisaba ibisobanuro, kuko burya u Rwanda niba ruhangara rukareba mu maso Amerika, rukareba ibihugu nk'Ubufaransa, ntabwo u Rwanda nirwakorera igihugu nka Tanzania mu maso bawe mutubwire si vous avez changé votre position à propos ibibera mu biyaga bigari bituma mujya kurwana. Bakanabwira bati umuntu ataradukoza soni, igihugu twubahana mubona ari mukwiye kujya mu nduru buri nka ziriya. Ibihugu binabwizanye kuri burya ko bitanavamo. Kandi ndagira ngo hari ikintu abantu dakunze gutekerezaho nacyo, reka tukigarure muri iki kiganiro. U Rwanda n'abantu bo muri bari muri izo competency bazadukorera ubushakashatsi batumenyera impamvu ki hari ibihugu bihitamo kubana n'abantu nka FDLR bisize igihugu kizima. Bazadukorera ubushakashatsi abantu b'abahanga muri diplomasi na relation internationale. Kongo yari iki kuri FDLR gituma yishyira mu kwaha ikirengagiza indi nation
ni repubulika ifite yigenga bifitanye ambasade bifitanye mu byiniki byagira nicyo bigeraho bikagira icyo bikigeraho cyo ni kimwe ariko nundi wese wahitamo amahitamo yaba Amerika ivuga iti twahisemo iki yaba France yaba Tanzania sinzi icyo yasubiza niba koko izayibazwa nkuko mbitekereza habaho kumenya ngo mwabengutse iki FDLR n'abarundi bayibabaza umujyo icyo cyaba kigamijwe nyine suguhirika ubutegetsi buriho badashaka cyangwa batishimiye kubana nabwo harimo ibintu bibiri hariya harimo ihirika butegetsi hakabamo ariko no gukomeza umurongo wa genocide kuko FDLR ibonye n'ukuntu ikomeza umurongo wa genocide n'ubutegetsi budahirimye yabikora nkuko bigaragara ko hari naho ishobora kubikora n'ubundi muri ibyo bihugu ariko ni kiyasi cyo nka Tanzania kwibaza ngo igihe mwacyuraga impunzi igihe mwashyiraga impunzi ku birometero 151 ibenako Kongo kitabikoze ese mwe mwahungaga iki mucyura impunzi zose tutarinze no kuza kurasana iwanyu iyo nama se kuki mutayigira abandi mwabaye iki ntiducuruza ntitumeze neza so ndabona u Rwanda rushobora kwibutsa Tanzania ko yagombye guhagarara mu byimbo yahozemo ikubaka amahoro muri Afurika yo hagati no mu biyaga bigari kurusha uko yajya gufata impamvu zimeze kuri none ku mirongo y'urugamba twabwirwa n'iki ko wenda babiganiriye hari cyahinduka wenda za Tanzania zari muri SADC bazikuramo wenda Tanzania yatanga inama nk'umugabo w'ingabo wazo akaba yabwiye ati w'ikirenga wangiye yambwiye ko ibintu byo gukomeza kwifatanya namwe muri kumwe na FDLR tubivamo ku mirongo y'urugamba twabwirikwa n'iki hashobora kubaho dissuasion y'ibyo bashobora kuganira cyangwa se no gusobanukirwa ibirenze ibintu abantu ibisobanuro muhana amakuru muhana y'ubutasi n'iki byose afite ikintu ashobora guhindura hundi rega na Tanzania ntagije kwiga amasomo ishobora kuba nayo ifite amasomo cyangwa igitekerezo ishobora guha u Rwanda rwo kagira ibyo ruhindura mu bitekerezo kuko ntabwo nabwo u Rwanda wenda rishyashya mu bibera muri Kongo cyangwa muri ibintu nk'ibyo ngibyo bariya n'ibihugu biganira bifitanye amakuru ntawe ubeshya undi umwe wabwiza undi verite urumva ntabwo ugiye nibona nka Tanzania nk'umunyeshuri waje kwiga nkaho u Rwanda rw'utafite kugira kuri Tanzania n'amateka ya Tanzania ifite kuriya icyo mbona rero kuvuga ngo ku mirongo y'urugamba n'ubundi nta gisanzwe gihari kidasanzwe biracyari mu bushake ariko mu bikorwa nta kintu gihari ubwo rero ahubwo simbona icyo Tanzania navuga ngo yazahindura bikagaragarira kuri firidi y'urugamba ahubwo bashobora no gushingira kuko urugamba rumeze uyu munsi urumva n'amateka n'amakuru ari ku rugamba ayo mateka nshaka kuvuga na yahe iyo SADC yagiwemo na Tanzania y'ubundi yageze kuki s'u Rwanda rutavuga utubundi ntimubona yuko nta nicyo muzanageraho amezi asibundi ashize mwateye ihe ntambwe urumva cyangwa na Tanzania ikavuga uti twageze kuri firidi abo twitaga kunguru urumva byabisiga dusanga na abantu bafite orudire yo barwaniramo n'imirongo mizima ku makuru twasanze kuri firidi atandukanye no twagira gute twabwirwaga na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuko Tanzania nibiri hari iyo ifite ingabo ntago ari ikibazo cyuko butakwira itamenye ibibera muri Rucuru ibibera muri Kiwanja n'amakuru erega kanija abasirikare bagenda bafite n'intasi Tanzania ishobora kujya guhitere ku makuru yarisanga wikongeraho nandi yo kuvuga ngo ese ubundi mwebwe mwumva gute ikibazo cyanyu mu Kongomani babiri baganiriye bihishe bakavuga ati reka bariya ni bene wacu abandi babiri baganiriye bakavuga ati wenda si bene wacu ugasanga Tanzania higere kuri firidi hari n'amakuru yisumbuye yabonye arenze ayo yari isanzwe ifite haba ku mirwanire ya M23 kuri politike yayo urumva no kuri force de frappe yayo ariko no kubona yuko mushobora kuba mugiye kurwanya abantu mwita kungura ariko bashobora kuba kunguza rimwe bwe bakabarasaba ibi cyane ese kuki mudatekereza ko bashobora kuba hari nk'imbohe M23 ifite za Tanzania uyo ministre ashobora nko kuza kunegosiya akavuga ati sindi mwatugererayo mukaba tubwira bakaduha abantu bacu tudasebye none se mu by'inyeshyamba tuzi ibiberayo karenija so nkabona ko rero ntabwo ntekereza ko hari ibyo SADC irimo Tanzania yakoze byitangaza twavuga ngo bishobora kugira gutyo ukabona birahwekereye n'ubundi bisa nkaho nta bihari sofa je ntabyo ndimo kubona so bashingira mu byo kuvuga rero ngo n'ubundi tumaze amezi 3 turi muri impasse tubona ntacyo tugeraho ahubwo twubakire kuri aya makuru wenda dissuasion mvuga nka Tanzania igasabwa kwimakaza kongorera Tshisekedi kwitabira ibiganiro nkuko Tanzania ifite experience mu guhuza abantu u Rwanda rukavuga ati wa muco wo kugira abantu inama yo kuganira mwarawuretse nawo mu byo mwaretse ko mwahuje SNDD na Iprona mugaza FPR na MRND umuntu ari guhuza mu 23
na IDPS bo banafitanye noneho n'ibintu bigeze kugeraho kera. Donc hari umusingi ubundi. Ikigoye ni iki? Noneho icyo ni kimwe. Akandi ngiye gusozerezaho rero. N'ubundi sinigeze mbashuka ko Tanzania yagiye mu byo muri SADC. Ibigiyemo. Narabikubwiye kanije ntishobora no kuba yaragiye koga runono SADC ngire bamarerezanye. Ariko iri ku isi ya East Africa. None se Makamba zamusaje mu Rwanda gucanga ikarita. Ati abantu twaragiye turadusanga n'imputi nta kintu kirimo. So byose birashoboka. Njye nabikubwiye ko Tanzania ushobora gusanga itaragiye muri Tanzania muri Kongo igiye kwesurana. Ahubwo igiye guca intege SADC kugira ngo EAC nayo itazajya ku mavi ya SADC. Uno munsi nomwe. Abantu baravuze ngo kuki itagiye muri EAC ikagiye muri SADC yagiye kuyinjirira. Kumva ngo majoro ngo colonel ngo yavuze ibi ngo tugiye kurasa ku nguru ngo tugire gute ibintu nk'ibi ngibi. Urumva ukabihuza n'ingendo za Perezida Kagame urutse muri Zanzibar. Urundi ruzinduko bavuga yagiriye muri Tanzania ngavuye i Burayi ntabwo rwavuzwe mu buryo officiel. Bavuga ko yamaze iminsi 2 ariko mu buryo utari officiel. Biragoye cyane ntabwo twakwemeza ibyo ngibyo kuri Premier Media ya Rwanda. Ariko ikiriho cyo nuko n'uru ruzinduko rwa January Makamba ngo twaturitse ikibuga rushobora kuza nk'urugaragaza ko Tanzania iri muri deal yobera muri Kongo kandi biziranyeho n'ibihugu nk'u Rwanda na Uganda na Kenya nk'ibihugu biri muri EAC. Urumva kuko kanija uruzinduko rurimo iminsi 4. Okay. Rutabaye uruzinduko wavuga uti iyo minsi 4 yazaba ari iminsi yo kugira ibyo abantu bashwaniraho. Bashobora kuba bafite n'iminsi 4 yo kugira ibintu bubaka bagakomeza basanzwe bubaka n'ubundi. Yego rero ubwo bantu bakurikiye Premier Media ya Rwanda baba barigeze kumva tuvuga tuti Tanzania ishobora kujya muri operation za SADC nk'icyitso cya EAC. Bumve ko nabyo bishoboka kubera ko mu minsi iri imbere turazaza no kubona revendication cyangwa se icyo leta ya Kongo izavuga ku ruzinduko rw'uyu mu ministre mu Rwanda. Kuko njya mbona ibyo u Rwanda rukoranye n'ibindi bihugu Kongo itarera amaboko. Ubwo ifite ikintu izabivugaho. Tanzania ishobora kuba iri muri Kongo nk'indorerezi ya EAC. Kavuga uti ntabwo twaje muri EAC ariko SADC we genda ujeyo batazihirira bonyine bakarimbura umuryango wacu. Wenda SADC ikaba yita kwega ibwira nka Kongo iti mwavuye muri EAC. Igabwira Burundi iti mwaje muri SADC. Tanzania nk'ifite ikicaro cya EAC Arusha nk'igihugu cyashizwe yari ifatizo ku muryango wa EAC ikaba yaragiye muri SADC muri zero operation kugira ngo SADC itazagenda gisataburenge EAC igenda ikuraho abamambure inayisenya. Tanzania ikabishinzwe ibyo ngibyo abandi bakagira ngo yagiye kurwana byahe byo kajya. Wabikomojeho mu kanya iby'izi mpunzi z'abanyekongo zagiye ku ambasade y'ibihugu bitandukanye n'iziri hano mu Rwanda. Ku munsi w'ejo nibwo bagiye kuri ambasade ya Amerika bajya ku y'Ububirigi, y'Ubushinwa, y'Ubwongereza, y'Uburundi, ya Kenya, ku biro by'umuryango umwe w'Uburayi, bajya no kuri ambasade ya Kongo mu Rwanda yewe. Aba bagabo rero bagiyeyo rwose ngo bamara iminota hafi 6 bategereje babona kuza umukozi wa ambasade araza arabavugisha. Azarakaye rwose cyane ati kuki muzana itangazamakuru umunyarwanda wajya kuri ambasade y'u Rwanda Kinshasa akajyana kamera ninde. David izi nyandiko bari bafite ziragaragaza ko bari kwamagana uburyo abahema bari kwicwa, abatutsi bari kwicwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kavuga bati ibi bintu bikwiye guhagarara n'abanyamurenge. Iyi myigaragambyo y'aba bantu no kwandikiriza ambasade hari icyo bizatanga ko ukunda kutubwira uti umuryango mpuzamahanga n'ubundi ibi byose ububizi. Icyo mbona cyo nuko abantu bagiye kunegurira abazimu mu ndaro kubera ko niba ugiye kubabirigi nibo bafashe imipaka bayicaho barayishwanyaguza bona abadage n'iki byose none reba aho ikibazo kigeze. Kandi sintekereza ko ari umubirigi urara udasinziriye kubera ibera muri Kivu y'Amajyaruguru. Niba ahantu haritwaga Irucuro hakitwa Igicanga hakitwa Ingoma habaye Goma bakahatwara abantu bari abanyarwanda bakabumeka ahantu abantu banabo bakabanga just ububirigi bwakoze iki kugira ngo bukorwe n'izo soni buze ubundi ububirigi bwagombye kuba for instance ari bwo buza gukemura ibibazo bakavuga ati twara ahangaha tumeze inyandiko zirahari statement zose zirahari. Urumva ariko kujya kubwira umuntu ugutera ngo ntabara kamemo. Urumva
ni nk'uko abantu baba ari abajura gusa bari hariya bakaza bamwe bakicaho amatsinda bakigira abapolisi kandi ari n'abajura. So ntabwo ngaya ko zino mpunzi zagiye gutanga izo petition, ariko ikintu nagaya ni uko zahava zizi ngo hari akazi zikoze cyangwa ngo hari icyo zikoze ngo zikoze umuti. Nta muti zakoze, barazirebye gusa bavuga ati nimugende, ibyo twakoze turabizi kandi bizanakomeza. Hari aho bagiye baravuga ati mutarabikemura tuzarwana, ahubwo se na n'ubu zitararwana. Nabonye bari abasore benshi, ubundi itsinda ryabo rimwe ryagumye ko riri mu ntambara, hakagenda nka babiri. Bamwe nabonye banakuze twenda kunganya imyaka, buriya bazurira imisozi babivemo, baratinze, umugabo arigira akibura agapfa. Rero ntabwo wanenga abantu kuko bateye intambwe yo kujya kugaragaza ibitekerezo byabo, ariko ikibazo nabanenga ko bagiye bize ko ari agakiza bari bukureyo. Oya, njye mbona ko bagiye gucyurira za ambasade ngo bavuge bati duheze mu buhungiro mwaduteje, urumva turi mu kaga, muzi muzirikana, ubwo nibikomera muzaza kutujugunyira ibiryo nk'abajugunyira inyamaswa biriya bakora muri Gaza. Donc ntabwo ntekereza yuko niba baragiye biza ko icyo babamarira bariye ntacyo bazabamarira, ariko niba baragiye bagiye kubacira incyuro bati ntimujye ngo twarabyibagiwe, ubundi ari amagambo barika ngo twamaganye, bagomba kuvuga ati pankarite mwadukatiye igihugu, urumva icyo mudukaseho mutwometseho kiratwanga, none cyo korwa muri izo nzandiko birimo, ntabwo biri kuri pankarite. J'espère que birimo, niba bitarimo bagiye kunegura abazimu mu ndaro. So nta kamaro mbona bizatanga gakomeye cyane, ariko ni ukumenyesha, sibyo? Ariko muri uko kumenyesha muri shite y'ibyo mu ndunduro y'ibyo bandika baba ngo nibyanga tuzarwana, bose nibarwane nyine bashyiremo mwete. Ni nko guteguza ati nimwanga tuzarwana. Oya ase kuki babikonjiga mu ofitire, abo bamaze imyaka 30 barwana, ahubwo bano nabo utse bagiye kurwana n'intambara nshyashya, ahubwo bavuga ati ibyo mwakoze turabizi, urumva, cyangwa se bavuga bati mufate intera ya mbere mu kuza gukemura amakimbirane mwateje, nibyanga twamaze gukura, umusaza w'imyaka 70 abakuze ayuzukuruje, urumva, nabo nyine bagaragaza iyo maturité y'igihe abaye mu mubabaro bayishyire ku mugaragaro. Uwitwa John Nsengiyera w'imyaka 27 ngo niwe wari uri mu bayoboye iri tsinda, yabwiye ikinyamakuru igihe ati ntabwo bemera ko bari kutwica, ntabwo bemera ko bafatanya na FDLR, ariko ibimenyetso birahari, ati nibyo twaganiraho dusa n'abajya impaka. Byageze aho nyine babemerera kwinjira muri ambasade, baricara babiganiraho. Ntabwo babyemera, abantu bashinzwe jenoside wowe bakwemera ko mukorana, bari tayari kubihakana, kandi ntabwo hari urukiko bari bagiyemo. Ngo batunguwe no kumva batazi inkambi z'abanyekongo ziba mu Rwanda. Abo batazizi n'abari abo muri ambasade zose cyangwa zimwe na zimwe umubare. Okay, nta kibazo, nibyo nakubwiraga ngo zino mpunzi, nibyo nashaka kuvuga nako zino mpunzi zo muri Kongo zitikemurira ikibazo, nta wundi uzazikemurira ikibazo. Ikintu bazirinda ni kimwe gusa, no kuba violent, ngo bagende bamene ibirahuri nkaho bagiye bagire gute. Nigeze kuvuga ko umuntu wari ubajije muri sisiteme, ndavuga ngo hari etape basimbutse, hari etape ubundi ikunda kunyura mu revolutionnaire yo guhangana hagati yabo. M23 ubwo yahanganiye hagati yabo, yewe n'abatwirwanaho ntabwo bumvikana n'abamasunzu. Iyo ririya kimbirane rirangiye rero mufata ibyemezo nk'abantu bazi icyo gukora, kuko mutsinze ikizami gikomeye cyane kiri provisoire, musiguye kuri definitive. Zino mpunzi en definitive zikwiye gutekereza gutangira kwicyura no gushyiraho ahantu ini zone avec perimetre bashobora gushyiraho umutekano, sibyo? Bakagenda nyine nk'abanyamayeri, kuko nta n'igihugu kizapfa kubarekura kugira ngo mutahe ngo n'umugende. None se bariya bari abasirikare babaga za Kibungo basubiye mu nyeshyamba, baragiye bate? Uko bagiye n'abandi bazagenda, bazabigisha amayeri yo kugenda. Hazabanza hagenda insore n'iki bazisanga inkambi z'impunzi zigemo nk'abasaza n'abakecuru, ariko abandi baragiye, kandi n'umukecuru ushoboye kurira bisi anyura atahi wabo. Bakeneye kubaka igisirikare gikomeye, urumva, cyo kurinda iwabo aho bakomoka. Ikindi cya kabiri bakubaka politiki ikomeye yo kubidefanda. Gusa babanje igisirikare bakitaho, ariko politike urabona ko aribwo bakitangira, ahubwo izi myigaragambyo ngo ko bayimaze imyaka 30 nyine, none ndabona bayimazemo nk'umwaka. Ubwo se bwo wambwira batangiye batinze, ariko better late than never. Ntabwo twavuga ngo wenda n'iki so nicyo kintu gisigaye, ntabwo isi bareba nta kintu bitayeho, kubera ko iyo baba hari akajagari niho iyo si iza kuhakura byinshi havoma badahenzwe.
ariko nibatangire nabo bagerageze barebe ukuntu bakubaka iwabo, niba hari n'ibintu baturuka banegosiye n'abazungu by'amabuye y'agaciro n'iki bacuruze nabo. Njya mbona M23 irwana ngo idafata nk'ahantu hari ibirombe, buriya nka Rubaya yanze kuhafatira iki? Buriya nka Rubaya uzi nko gufata Rubaya hari abacukura amabuye y'agaciro bifite agaciro kurusha kujya kuri za ambasade, kuko nibura babakire baza mu negosiye bashaka nibuye ukabahereza ariko turashaka ibi nibi. Ariko se za ambasade ni ukubota gusa, bazamenye icyo abantu mu ubwota amasimbi oya bazamenye ibibafitiye akamaro ubwabo, nibimara kukabagirira nabi ubwota amasimbi nabo bazinjiramo. Ariko mu Rwanda mukwepa ibiraro muzenguruka imijyi ikomeye. Ariko ndabona abantu bari kwibaza impamvu M23 iri gufata uduce two muri Kivu ya ruguru Itarwanye. Iba yarwanye nuko isanga birukanse, none se igenda ijyana imikongote urabuze. None se ijyana inkoni cyangwa ijyana imbunda, ibi yigiye kurwana igasanga birutse. None se nihagere igira subusa isanga bagiye. Erega ino ntambara yamaze gusa nirangira muri make, kuko bari abantu muri Kongo ku side ya guverinoma na SADC nizo twavuze, they have no reason yo gufightinga na M23. Nta mpamvu ya politike bafite nimwe. So basanga Ciko yagurutse, bagasanga undi komanda yagurutse, undi yagurutse. Ariko David, ku buryo nk'umuntu nawe uzi ibi bintu bya gisirikare wavuga uburyo ingabo za FARDC zataye ikigo cya gisirikare zikagenda hariya Rwindi ko bataye Rumanga bose icyo kigo cya mbere se ntese mu FARDC ubwo mbere ikigo, ahubwo FARDC dataye ikigo cya gisirikare nigo bya making and use baragikoramo iki se? Ikigo se barakirya? Hari uhavuye se akagira simbizi. None se bajye kurwana intambara idakunda idashoboka? Wowe icyo wumva nuko ko bavuye Sake bakiruka. Nihe se FARDC itarirukanka? Yirukanse Mushaki. Ariko aho bagiye bahakurwa n'isasu. Iriya mirongo y'ingabo nabonye wajya guhangana nayo. Ndavuga ko Rumangabo ntabwo bahavuye gutyo. Naho uri kuvuga ntibahavuye, ariko reba nk'iki ngiki cya Rwindi. Nese ubwo muri Rwindi kandi muri parike ubundi waburi urinze biki? Hari site y'abaturage ari barwanira biriya bisimba byo mu M23 irwana nabyo. Rego ujye ufata n'ahantu wahe n'agaciro. Ubundi umusirikare ajya kurwanira muri parike ni umujyi, hari inganda, hari iki, ahubwo gisi numva n'impamvu bakoragamo icyo muri Rwindi. Bararwanira ikize? Nta ndizone bafite yo kurwana. Buriya Kongo Kinshasa n'izitsinda kuri urugamba yabuze ukuntu yakubaka ideology yo kurwana hamwe ishyira mu Rwanda. Ubwabo yishizemo ingabo z'u Rwanda ngo zifatane mu M23 oreda bawe batsinzwe kuko baraziranye. Kongo nizikoraho yagomba gufatira turufu y'intambara igakura mu Rwanda burundu completement ikageza na mu Rwanda bigeze kuri FDLR, kuko umwe mu M23 akamenya karimo kurwana n'umuzayirwa mugenzi we. None ufasha abantu bakwiye kuri pasa out nta numwe akurashira ngo nabakomanda ngo nibitangaza ngo ugiye kubasakiranya nabo wita ngo ingabo z'u Rwanda n'ubwo u Rwanda rubihakana. Urumva Kongo siyo yitsinda buri ikitsinda ahubwo izanikoraho. cyangwa baba depite bafashwe bashinjwa gukorera ubutasi M23 nibo bari gutuma igenda ifata ahantu. Oya bodi hari cyo bita contre espionnage, niba umuntu agukozeho ubutasi nawe mukoraho ubundi ndetse ibyo ni kwiregura. Icyo ni kireguzo ngo abadepite se n'abagenero bari abadepite arimo ba majoro bangahe cyangwa ba kapiteni kuvuga ngo ni bitangaza mu gutanga amakuru y'ubutasi. Iyo umuntu agutase amakuru uzi ko yagutase uhita uyica, ibyo bita counter intelligence. None se ako kareja ntimugafata leta yako nkahitagira ibyo byose ifite nayo gukora ubutasi, cyangwa amara ubutasi bwa bwasohotse ugahita nyine ububurizamo kubaka ibindi batatase. Izo ni nzitwazo. Iyo bimuri birindire se bikava Rwindi cyangwa ubuze ahandi bizajya ntibazabyirukana n'akanyabayongo banza bayigerereye. Ejo nazo mbona ngo bageze ahantu hitwa niba ari Mpeti muri Warikare ngo muri Rubero hafi yo za Pinga nahe hose. Niba aya makuru ari ukuri simbiza, ariko urumva leta ya Kinshasa nta mpamvu ifite, yakoze mistake yo kubaka ideology militaire y'ikinyoma inyometse ibeshya itari mu kuri, kandi ukubeshya umusirikare niko nawe azakubeshya intsinzi. Bagombaga gukora ibintu byumvikana bakavuga ati iyi M23 n'abakongomani ndetse bo ku rwego rwo hejuru bimvukira zamaze imyaka 1000, ariko ni ibyigomeke byatunaniye. Ubundi niko bagomba kubwira abasirikare aho gutangira kubita abanyarwanda banga barakoranye muri FARDC
kubwo gatangira kubita abanyarwanda nk'umuntu muri etat major yakiritse ngo general Makenga ahita abona na matricule ya gisirikare. Ibyo ngibyo yaza kwibeshya ingabo ziye kurwana ngo zirarwana. Icyo ni icyambere cya kabiri. Kongo yaragiye ifata amercenaire n'aba bantu baturuka mu bihugu bya SADC n'ibindi byose, ibemerera allowance z'amafaranga ibahereza. Umusirikare wa FARDC nta kintu abona, umumercenaire amukubye nk'inshuro 1000 ku mushahara, umucanshuro. Ibyo ni imyubakire y'igisirikare. Ubwo umusirikare na general Chiko Chitamburi ubona wasanga wa muntu wo mu Rumaniya amurusha umushahara nk'inshuro 30, kandi Chiko arabizi ayo makuru yafite. None ndasigaye muri hoteli Goma ngo we yajya gupigana. Ni ibicucu se. Icyo ni cya kabiri. Icya gatatu ari nacyo numva natsimbara nashindimangira. Ubundi leta ya Kongo ishaka kurangiza M23. Si ubwa mbere bivugiye kuri Premier Media Rwanda. Yari gufata hose hatuye mu Rwanda phone uvuga ikinyarwanda sito ubwo bw'abatutsi. Ikagenda ya deploying uburinzi. Sibyo? Bakanabaza ati mukeneye iki? Ko muri aborozi mukunda kuragira inka, hari ufite ifamu itamuhagije. Ubutaka se muri Kongo bwarabuze. Bakabashyira hejuru. Igihe cy'imyaka nk'itanu 6 7 8 9 10 ubundi bakavuga ati ubutaha muzigira twabubakaga. Ubwo impamvu M23 yari kubivuyeho. Impamvu ya kane gutora tora FDLR ahantu iri hose. SADC kabigenda igiye guhiga FDLR. Ubu Kongo ikavuga iti FDLR twamaze kwivanga no kubarwanya batunesha banda n'urugero. Ariko SADC muze wowe South Africa munyuri buryo, Tanzania munyuri bumoso, Malawi munyuri iki n'iki, abarundi munyuri mu gutana hose n'umuntu tw'umu FDLR. Dore amakuru y'ubutasi dufite na yangaya. Dore nguriya uriya n'umu FDLR mu mukaciri, uriya n'umu FDLR mu mukaciri. Iki yameze nka 3 yo kuba bamaze kurandura FDLR. Ubwo M23 ko irimo yirandura ubwayo. Uko niko kujya gucecekesha ino ntambara nta bundi buryo. Trust me, ubwo butabayeho ntibuzanakunda. Intambara izamana imyaka nka 650. Nabuzukuruza bazayibona. Kongo ntiyananiwe kurangiza intambara. Kongo nitabishaka. Hari nakakara mu itangwa na balkanization. Ubundi Kongo nizibarikaniza. Uko ugenda yubaka inkuta ziba ndende hagati yayo n'abavuga ikinyarwanda. Niko nabazaye navuga bati yamaza kubwiye ngo winyogoye vuga ko nta mbyiro ufite. Kongo nizubaka balkanization ubwayo. Kinshasa nizibarikaniza. Mu gihe ibyo mvuze haruguru bikorwa nta rezonoma, nta mpamvu nimwe yuko abantu babarikaniza yabihari. Bitewe n'iki? Wafashe bari muntu uvuga ikinyarwanda, for instance nuvuga ikiruba nugira gute, uravuga uti nka za Tanzania zizibikona za Kenya. Buriya Tanzania igikora umunsi mukuru wa Masai. Madamu Samia Suluhu Hassan akajya mu munsi wabo nawe yambaye ikimasai. No muri Kenya bakabikora. Wagiye ubona ko William Ruto ajya agenda nawe yambaye iki nk'ibyo b'Amasai ku munsi wabo. Buriya nubwo byo kwimakaza umuco w'abene gihugu no kubereka ko batasigaye inyuma mu sibyo? Hari n'ahantu bagiye baba mu maparike Tanzania irimo kubimura ubu ngubu ikabakura mu maparike ajya kubatuza nkuko guverinoma zituza abaturage. Bavuga muve mu mashyamba ntabwo muzatera imbere mugikomeje kubaho nk'inyamaswa. Bakabyanga bakagira gute, abapolisi bakagenda bakapakira imodoka ku ngufu bakabajyana ariko bakanabigisha bagenda babigisha mamo n'ababigisha. Birimo gukorwa ubutumwa kubura ikintu muri iki kiganiro iyo kampanye irahari. So niba Kongo ibona wenda abafite imico ya Kinyarwanda babangamiwe, niba shakira amafamu n'ibyo nakubwiraga, n'aborozi n'abahinzi, noneho bajya nk'ikinshasa bubakira centre culturelle z'Ikinyarwanda, abashaka guhamiriza abahamirize, abandi bazarirwa bo muri Ndomboro bajye kureba uwo muhamirizo. Nubwo uje ushaka kubaka Kongo bwonyine rukumbi, ariko wazirongaza uzagenda uba marginalizo, bazakurasa nabari babibwiye za ambassade ngo tuzataka bazi kurwana kubi, bafite abajenero, bafite iki niki, urumva? None kandi kantu bafite n'ahantu muri akagari k'ibiyaga bigari bumva ijwi ryabo. Uzarebe ukuntu urubyiruko rwo mu Rwanda, rwo mu Burundi, rwo muri Uganda na Tanzania begereje umutima ino ntambara ku mbuga nkoranyambaga. Ntibushobora kwira nta cano itavuze, kandi buri cano yose ijya gusoza ivuze icyo barwanira, nta n'uwabatumye. None se abo bantu bava muri abo moko y'imiryango bafite andi moko yo hakurya yambukiranya imipaka abatega amatwi, ikizabura no kubatiza n'amaboko. Buri M23 igiye kwangaje Burundi yabona insore ije mu Rwanda ntiyazibura, ije Bugande ntiyazibura, Tanzania yabatwara hafi ya bose, Kenya nuko, South Sudan niho ntazi. Bano bantu bari brandinze ntiwabatsinda, niyo wagira gute uretse kuba integera gusa. So nuko barikaniza zizana abantu ne bareba nabi. Reka nkotinge umukuru wa societe civile ya Rucuru aganira na RFI Jean Claude Bambaze.
igihe nyine Rwindi hafatwaga yaravuze unyumve ngo FRDC yavuye muri ako gace mbere y'uko inyeshyamba zihagera yego zitarwanye ese hari ibyitso hari abagambanyi imbere mu ngabo societe civile izo muri Kivu ya ruguru zivuga ko iyo migirire y'ingabo za leta ituma haba umwuka w'uko haba hari ubugambanyi mu gisirikare no mu nzego za leta bavuga kandi ko ikibabaje cyane bisa naho guverinoma isa n'ishyigikiye iyo migirire ya FRDC kuko nubwo ikomeza kongera ibikoresho bya gisirikare n'abasirikare nta guhinduka ku rubuga rw'imirwano kandi umutekano urushaho kumera nabi umunsi ku wundi. Ibyo ni ukuri rwose, ibyo uwo mugabo avuga ni ukuri. Harimo abantu muri guverinoma, harimo abantu mu ngabo batandastandinga nk'impamvu leta ya Kinshasa idashaka kuganira na M23. Tujye gupfa abantu bafite ibiganiro muri Itarwanye agahita ashwekura akigendera. Noneho kubera ko amagavumenti ahahira abantu benshi baba bamwe abakozi bayo, ese baratuye ntibajya kwiteranya, abana babo bari ku mashuri, gavumenti ifite byinshi ushingiye cyane. Nuko kavuga uti nzawa mu deputy, ariko niba bavuga ngo M23 ibambwe nzanye bita nzamuranga ibambwe n'icyurira umushahara wanjye, ariko ku mutima we ntibwakwira atarebye aho M23 yafashe. Nakubwiye umukoloneli ariko nzamuguhamagarira wawo ndi wa FRDC uhora uvuga uti kuki M23 asubiye inyuma. Ariko ubuse ntiyajoininze ubwo irimo ubwira igihe oya ntabwo iragera ahantu abo ariko aba bayitegereje sibyo. Hari undi mukoloneli wagiye kwivuza mu Buhinde ndamwibuka urumva avuga ati nzasubire Kinshasa cyangwa nzatahe njya cyangwa nziyizire Bunagana. Yego ndamwibuka urumva. So ibyo umugabo avuga nibyo kuko nawe byarimo kuvuga wasanga agatima kakabakure mu M23. Uyu nguwo muri societe civile urimo kwandika ibyo, ariko kubera ko agifite intérêt ONG ikora iraccredité Kinshasa kandi imirongo yose ibonamo amafaranga inyura iba approuvé na leta, umutima uracyameze gutyo. Ariko arimo kwibaza ku bintu nabazi. None se amakuru avuga ko hari n'abantu bo muri Wazalendo baba batarafata ideologie ya FDLR bahora baza amakuru ya M23 igeze ubwende babe bakugira muri M23. None se ntibahari? Umuntu arakubwira aba muri Amerika ati inka zacu ziragirwa n'Abazalendo batarandura bagiye badukamira amata bakatwereza amafaranga n'imusaruro. Gusuraza wazo uvuga iki? Ukuri kuri tere gutandukanye n'ukuri. Sinakubwiye dutangira ikiganiro cy'abantu bo muri Israel bashaka kugemurira abantu muri Gaza. Iyo se example typique. Hari n'abantu bo muri leta bifuza gufidinga no gucanga umucango wo gufasha M23 cyangwa banabikora. Ibyo se birarenze, nta kirenze aho ngaho kirimo rwose. Uwo mugabo afite ukuri ibyo avuga, ariko kuba arimo abyibazaho nyine ibyo biramureba. Nicyo kibazo mfite. Ubundi se muri Kongo ninde muntu wahaye uburenganzira bamwe bwo gukarifiya abandi ngo n'abakongomani n'abandi s'abakongomani? The way uwo ngo yandika ibyo ngibyo, the same way nuko umuntu muri M23 afite kubyandika. Kone na Ngase ntiyahoze muri leta. Ubundi se Tshisekedi ko yabanaga na M23 ari inshuti sheri shushu, kuki bumva yuko undi watagirana umubano na M23? Harabutaracika wacitse hamwe kuri IDPS na M23. Hariko abandi bumvaga impamvu ya M23 ari n'inshuti ntabwo byo bazabireka, bazaceceka bien sûr kuko ari muri leta, ariko ntabwo bwakwira batamenye ko M23 imeze. None M23 hari nabibaza ko kirimo gufata ibyaro hari za Nyanzare na za Rwindi. Ni wabo abantu bakomeye, ni wabo General Nkunda hafi hariya, ni wabo wa Makenga, ni wabo Serufuri bahoze ari abagavana bana Rukivu, ni wabo w'imvukira zikomeye. Ishobora kubishaka no kwinjira mu banande mu bwoko bukomeye muri kare gace kugira ngo nabo nigera za Butembo bananabakire, kandi abantu bose nibankeje uwimye nabo izabigarurire. Ishobora guca hari igihe za Kisangani izazayituri gutabara bahema. Urumva hari uburyo bwo kugira ngo M23 hasatire cyane. Hari ubukungu bukomeye, hari ikiyaga kiriya bafashe gifite umwero w'amafi urenze uwo ushobora gutekereza muri aka karere k'ibiyaga bigari. Dake Edward iriho ririya shami ry'icyo bita Vicumbi Rwicanzige bajya bashaka no kwita Vicumbi yose Rwicanzige. Urumva ejo umuntu yarambwiye, urumva mfite mudugudu hano ntuye uzi ibintu by'amateka. Ejo banyigisha amateka ngo yahariye Abanyarwanda nk'inzige zagazitera ngo bakazirukana nabo zibizinduru ngo bakazigeza kuri kiriya kiyaga hari mu Rwanda. Ni ku bwa Ruganzu Ndori wa kabiri. Yego noneho ngo zahagera ngo zarenga ikiyaga abazayigo bakazirya, bazirya Abanyarwanda bakagira ngo zapfiriye mu kiyaga.
ngo bakita rwicanzige kandi ahubwo baga bazi yava abanyarwanda n'abanenganenze ngo murabona inyama mwego mukazivugiriza induru ibintu nk'ibyo ngibyo. So M23 rero kwibaza ngo igera ahantu ngo ingabo zitarwanye ngo zikirukanka, aho zitirukanse ni he? Isake zarirutse, Kibumba ziriruka. Simbizi kare nijabo M23 impamvu yayifite, kuko umusirikare agira imbunda n'undi akagira indi, byose nta na kimwe kirasa amashaza. Ujya ingabo zinganya imbunda ariko ntabwo zinganya impamvu zirwana. Ese reka nkubaza, ubundi M23 ifite hehe ho kujya uretse kurwana impundura n'umuhenerezo? Wayikubita ngo yijyane he? Impunzi barazisogongeye. Buri wakoze bibi byose n'uwajyanye General Makenga mu nkambi y'impunzi. Umujenerali kuba mu nkambi y'impunzi akarya ku mvungure umugaburiye ku gakoroboyi, ahita yegura ibibunda akavuga ati ntabwo bimenyereye ibiza, nta muntu umugabo baho gutya. None nibyo nakubwira ngo hari preve ebyiri batsinze. M23 yatsinze preve yisubiranamo, icyo kizamira banze iragitsinda. Ubu nsigaye mbona nta hantu wabona ifoto ya Makenga itaraho General Bodo, nta hantu wabona ifoto ya Makenga utabonye bongeye kwishyira hamwe bayihuriza hamwe, sibyo? Kiriya kizamira banze kugitsinda. Uzi ko na za SPL zarakigize hagati y'abareke Mashari na basalvakire nabo barimo kugitsinda ubu ngubu. Iyi nyeshyamba zamaze, iyo abantu bafite movement runaka bamaze gutsinda ikizame cyo cyicakubiri, ukenyera bakurase rero nyine akagozi kaba kacitse. David, dusoze cyangwa dusoreze mu Burundi. Mu Burundi harimo haravuga ibintu byinshi, inyuruzwa ry'abasirikare batavuga rumwe na CNDD-FDD ngo riri ku murindi ukabije. Wabonye wa mu general de police wapfuye, bivugwa ko yarozwe witwaga Godfroy Bizimana. Wabonye ni rakete bivugwa ko ariyo President Ndayishimiye yandikiye Bunyoni, ariko ntabwo nta authenticité yayo twigize tuverifia. N'ikipe yabo ngo yanze kwambara ngo Visit Rwanda. En fait ndabigusubiza mu kintu kimwe. Perezida Kagame ntabwo miss quoting, ariko ndumva biri mu byo numvise avuga, nubwo ntagendesha ijambo kurindi. Ari sirimwe sikabiri yakunze kugaragaza ko ubwo kandi mbambona kari nka position y'u Rwanda muri rusange, uyu bivuzwe na perezida, ko muri aka karere mu bihugu duturanye nabyo basakaje isakaro yitaga nyakatsi. Donc nko kuvuga ngo nabo bafite ibibazo, sibyo? Ahantu hari ibibazo bitandukanye, igihugu gishobora kugira ibibazo byacyo, Uganda, Rwanda, Burundi, buri wese afite ibibazo. Ariko ikibazo kiri muri aka karere rero nkubwira kanijabo, urabona ukuntu u Rwanda rukunze kuvuga ngo FDL muri Kongo ni menace ku mutekano w'u Rwanda. Ubundi normalement u Rwanda rwagombye kubona rukora nk'ibindi bihugu byo mu biyaga bigari rukayihakana, rukavuga ko rutanayizi, ntizigire iyo ikintu ivuga rwose. Nk'uko leta ya Kinshasa ihakana ko M23 arabaza Kongomani, u Rwanda rwashobora kuvuga ati kabundi we mwagize mubona abantu b'ibiharano nk'abo ngabo ntitubazi, ubwo n'abantu banyu bagumane. Urimo kunega amatwi. Ariko u Rwanda rwo rurye mutima umenyera ukemera ko FDL ari abanyarwanda, ariko nubwo ari abanyarwanda bameze gutya, rukaba qualification rwabanje kwemera yuko ari iki, ari abanyarwanda. None ibihugu duturanye byanze kwemera ko ibibazo ari ibyabyo ngo bibyigeho nk'ibyabyo. Urabwira rero itabara bati ikorera u Rwanda n'u Rwanda, wabwiye mu 23 ni n'abanyarwanda, iyo buke miseri zanabakoraho. So bafite nabo ibintu bigurumani wabo rero. Kandi wa mugani wa Colonel Katabazo umugabo z'Ubugande, ibintu bigurumana muri ibihugu bikabyirengagiza ngo ntibibizi ntibigize gute, bizabikongeza uzabureba. Ntabwo nibwira yuko nka deployment y'ingabo z'u Burundi iri muri Kongo n'abantu bagiye bapfirayo, kugeza naho umugabo mukuru w'ikirenga wabo ihakana ko n'abafashwe amateka na M23 ari abarundi. Biriya byose bijyana mu zusharira mu ngabo z'u Burundi, mu gipolisi, mu nzego z'umutekano, mu miryango y'abantu. Ibi bintu byose urimo kubona ibihugu byigira muri aka karere. Ukajya muri Kongo ukabona umuperezida arahiye mu kwezi ko atsinze amatora mu mwaka ushize, ukwezi kurashize arahiye. Urumva amazande mezi abiri yabuze ukuntu ashyiraho guverinoma, abantu bakabyakira nk'ari rinomo. Kongo yabaye Butaliyani ryari, ahubwo n'amatora yabaye iminsi ibiri hafi n'itanu rero barongeza bataratoye namwe mutore mu gihe mutore. Reza nomari ibintu bimeze nk'ibintu bire extraordinaire mu karere k'ibiyaga bigari, birimo kugenda byiyestara, abantu bakabyakira nk'ari ibintu biri normal, abantu bakabuza ikipe yo gukina mu kumva ko ari ibintu biri simple. Ibintu byo entertainment byakwiye guza mu president byagukoraho.
none se wabonye itangazo ryasomwe n'abari abantu bo muri Dinamo BBC y'u Burundi bagaragaza ko icyerekezo cyabo cyari mu mujyo wa vision perezida yabahaye 2040 none wowe abantu ubahaye vision batangiye kuyitunganya ubaciye intege kandi ni icyemezo baranamubwira bati iki cyemezo gishobora gusubiza inyuma urukino rwa basketball rugeze mu Burundi urumva kandi koko urebye biriya bihumbi 500 by'amadolari baciwe no guhagarika imyaka niba ari 5 uko yabingana kose u Rwanda ntawe uzi niba ruzakura mu rugengo reke gukomeza gufata mu biganza bala urumva Afrika biragaragaza yuko ubwo ngubwo burimo guca abantu intege ufunze imipaka ushyizeho urukuta sibyo ubu kuko iki cyari cy'u Burundi gufunga imipaka uzi ko mu Burundi buri hari full package nk'ingingo nk'eshatu noneho ntibajya bava ngo puce ngo guhirika ubutegetsi bafite ingingo zitari hasi eshatu umuntu wahirika ubutegetsi mu Burundi abaturage bamukomera amashyi wafunze imipaka nta mpamvu uhaye abaturage icyo ngicyo ubwacyo ahubwo kijya kibaho ko kudeta yabaye ukaba uri gufunga imipaka kugira ngo umutekano banze ugaruke none ufunze umupaka nta cyabaye icyo gishobora kuba impamvu ahubwo kugukuraho umupaka ugafungwa wafungirwa rimwe n'impamvu cyangwa ugafungurwa icyo si kimwe icya kabiri kuburabuza abaturage bigire mu byabo ngo bambaye visit Rwanda biriya babiguhirikisha rwose biriya ngo bibiryoshye urumva icya gatatu cyakasamutwe gutwara ingabo mu ntambara muri Kongo zambaye impuzankano y'ingabo za Kongo kandi nazo zigira impuzankano kwambika abarundi n'ingabo zabo impuzankano ya Zaire bajya abarundi bariyaminiye ntuzabakinishe kandi agasuzuguro gashobora gutuma wenda nabo mutabyumva kimwe wese ugenda ubikiza ngabo ngo ba general bapfuye ubwo kandi nuwako kakandikiye ka message atakakaro ntago ari sawa sibyo noneho rebe nko gufata nk'umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi akaba umugaba mukuru w'ingabo wa perezida babiri kaya kantu nako nikabaho burya muzakazane ngo ufate ngo general prime niyo mugabo ngo abaye umugaba w'ingabo z'umuperezida arapfuye akomeje kuba umugaba w'umukuru w'ingabo nawe wundi urumva bagenda bahita nkaho yabipatanye burundu ari kontra yasinye idasimbuzwa ubundi mu bindi bihugu abagabo w'ingabo bagira imyaka bamara Tanzania yamara imyaka 5 isimburanwa rimwe gusa mu Rwanda sinzi nabo hari imyaka nawe ishobora kuba ihari no mu bindi bihugu ku buryo manda yabirangira ukavaho none abandi uwagafashe wese asa nkaho yagafashe icyo ni kimwe kindi mu Burundi no so warumbajije yego bafashe cyaka rya seneri bararisenye agatorwasa nawe ntago yoroshye sibyo bigeze kuba ko nari amatora mu myaka ishize yigeze yashaka kuba kubituwe inyuma bagahita babifindafinda ukuntu sinari impari bamugereranya ngo no bya Martin Fayulu na Tshisekedi biriya byo muri Kongo so urumva twe kujya mu gereranya ry'abantu Uburundi burigenga ari souverain ariko mu bigaragara na rwandiko wabonye tutazi ngo authenticité yarwo ni yihe ariko umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda yari yarigeze kuvuga yuko haraho bageze baganira mu guhererekanya abantu abanyabyaha Burundi bukabivamo bukanga gusinya ayo masezerano bukanga gusinya ni nabyo bikubiye muri rwandiko aho confidentiel rw'ibanga tutazi niba ari ukuri tutari no kwemeza ko ari ukuri ntago turimo no kubihakana aho perezida yandikiraga Arengiyome Bunyoni nka ministri w'intebe amubwira ati ayo masezerano nimwe yasinye turamutse tuyasinye byatuma abakekwaho ibyaha bya jenoside bagira boherezwa ubwo rero turaza kureba niba guverinoma y'u Burundi iri burwite fake news nitabwita fake news irabisa nk'urwemera uretse ko yanabwita fake news kandi rwemera byose bambe ari urwayo byose birashoboka ariko icyo twavuga cyo nuko nicyo nanivuze mu kanya vuga ngo sinkotinga umukuru w'igihugu si mu misi kotinga nako nta gihugu no kimwe kiri mu karere k'ibiyaga bigari wavuga yuko kidafite ibyo gihanganye nacyo kandi bikigoye iyo bavuze FDLR muri Kongo ntago bakoma amashyi urumva ko atari menace ku Rwanda cyane ko u Rwanda runabyemera iyo bavuze M23 itwara ubutaka bungana kuri ya Kongo n'abaturage bangana kuri ya suko Kongo ibisetse ariko rero birakwiye ko ibihugu nabyo byo muri aka karere byicara bikabanza bikitokora ibitokorwa bibirimo mbere kujya gutokora ibindi ntago ro mu Burundi basetse Kongo ntisetse hehe nahe ntago basetse urumva ariko umwanya batakaza batungana intoki bari bakwiye gufata uwo mwanya bakemura ibibazo bagiye bafite mu bihugu byabo natwe ariko barabidushinja ngo twirwa tureba ibyo muri Kongo no mu Burundi dusize ibyacu ariko nta kibazo ubwo nyine ubwo ntibaba bahakanye yuko ibyo barebwaho bibareba ntibabirebe nyine ku ntera ya mbere
ubwo babanje kwemera ko ibyo nyine bavugwaho bihari ariko ko n'abandi bakwiye kureba ibyabo. So u Rwanda ni burebe ibyabo, abarundi bareba ibyabo, abakongomani bareba ibyabo, ariko biraza kuba kasamutwe noneho aho ibyo bihugu bindi byo bitabashaka no kureba ibyabo ahubwo niho hatera ikibazo bakabyerekeza ku bandi. Nese bari bumva u Rwanda ruvuga ngo reka nkwereke ducurike ikibuga, ubundi u Rwanda gashaka kuvuga ruti ntidushaka ikipe bita Dinamo ituzira amasezerano dushyira amafaranga yacu ngajye ku bantu badufungiye imipaka. U Rwanda rwigeze rubivuga? Nese ubwo u Rwanda rubivugaho iki? U Rwanda ntirwigeze ruvuga ngo FDL ntago ari abanyarwanda, rurabyemera rukavuga ngo rero abafite ibyo babazwa bakibaza babibazwe, abadafite banyure muto babahereze nkunganire batahe. Ntago bisanzwe bibaho. None i Burundi batwereka ikigo cyakirirwamo Red Tabara idafitanye imihari na umuredi Tabara udafitanye intuze. Icyo kigo baracyubatse baragifite, ushaka kwitandukanya na bagenzi be baracyubatse. Kongo Kinshasa yari yashyira hanze ivuga iti reka twemere da aba M23 n'abakongomani, ariko tuzi ko muri M23 harimo abantu tudafitanye imihari runaka, bahaze bajye mu tobo ya Kongo, hanyuma undi ushaka gukomeza akomeza abe muri Salamwe kugeza ryari. Baracyarwana no kuvuga ngo sinabakongomani, bagiye no kuri ambassade kubashyira inyandiko bati ntitubazi ntituzi nkame mubamo. Ibyo ni abantu biyubaha koko. Ese reka nkubaze dusoreze kuri aka kantu ko General Kabarebe atigeze ahisha ko yahamagaye General Rwarakabije kuri telefone, ngahishe ko yahamagaye Pacifique Omega kuri telefone, akaba ari wanga gutaha. Rwarakabije yaratashye. General Ciwe we amaze gufata amatelefone angahamagara Makenga. General Prime Niyongabo ahamagara Godefroid Niyombare kangahe ngabishyire no hanze avuga ati niwe wananiranye, yamwijeje iki? Ariko mu Rwanda bafite akajugu rwuzabyiza kaze kuzana Rwarakabije mukajya ngo ahezanye mukarera amaboko mu mujye kubana M23 muri Kongo. Bazakemura ikibazo gute batemera kugira flexibility mu biganza byabo byo gukemura amakimbirane bafite? Ibintu byose muzana abapushiste mwabahamagaye kuri telefone bakizana ko bazizana mukabatuma abagore babo. Ntabwo mubona uko abandi bantu bakora diplomasi na bonzo office. Murahanga u Rwanda rwabo bakajya amaboko, muragonganira muri bare, muragonganira muri Rwanda Air, he hose murahongaho gusa murakuza amagambo. Nta amagambo yakemura ikibazo mu biyaga bigari. Haragomba kubaho flexibility. Nta kintu M23 na kimwe isaba leta ya Kongo ifitemo kuba yagitanga cyangwa se igatanga bike bumvikanye, kubera ko muri negotiations, muri philosophy ya negotiation ntabwo utanga ibintu 100% umuntu agusaba. Nta nubwo guma kwizima ngo wange kugira icyo urekura. None bari kwizima, izima se rizakemura ikibazo. Ubu se reka nkubaze niba nka niyo mbara afite ikintu asaba wenda n'urugero simbizi, cyangwa iyo Red Tabara ijya yidekarara, ni iki kintu Red Tabara yasaba leta y'u Burundi idafite mu biganza? Ibi idafite bibabwira nyine ibi ntibishoboka. Bakabona bakabyemera, amahanga akabiyemeza. Museveni yabajije Kongo ati yabajije M23 ati muharanira iki? Ibi nibi. Umusaza nawe aravuga ati siko numva babantu n'ibintu bashaka n'ibyo ngibyo. So ntago rero ari umwanya wo gutungana intoki ngo mu Rwanda namwe ngo mugira gute ngo ibi nibi. Nigeze kumva no mu perezida mugeze kuganira no mu perezida w'u Burundi akubwira ngo namwe bafite Kayumba Nyamwasa ngo namwe bafite kidiki. Ibyo bintu bya politike y'u Burundi rwose ni ibitekerezo rusange by'uburenganzira bwa buri wese, ariko ni politike hari igihe kizagira no kuba ko bishaje. Kujya wipima ku kindi gihugu cyakoze ibi ngo gifite uyu ngo nako dufite uyu, byose birasubira birakemura iki? Ahandi baramugira ariko bakemera ko yanataha. Uburana akaburana utajya burana akabentegere mu buzima. Niko ba Museveni baciye basejusa babakuri Londres, sibyo? Niko uzabona muri Kenya William Ruto ahora agurukana na Raila Odinga kandi bajya bashwana akaza kumusabira amajwi. Abandi bari macuwa no kubakora, abandi bateye imbere baratambutse. Samia Suluhu Hassan wa Tanzania ageze mu Budage yahise atumira Tundurusu ati wowe ukora iki mu buhungiro ufite igihugu cyiza nka Tanzania? Ati ariko bakikwe bantuze bantiraga hejuru bande ibyo gusa ta uzarindirwa umutekano, uzajya unakoresha za meeting nk'abandi bose. Tundurusu ejo monyeje barajya gufana ikipe ya Tanzania muri Cote d'Ivoire avuye Tanzania, niwe wari wayiherekeje yisize amarangi. Nuko abantu bubaka ibihugu byabo, ntago abantu bubaka ibihugu byo gutsimbara rigidite, ntago ishobora gukemura political rigidite, ntago ishobora gukemura ikibazo. You have to be flexible mugakemura ibintu. Igihugu ntabwo gitezwa cya munara, ibyo abantu bashaka ukabahe n'iyo myanya, urumva?
none se ko William Rutare Kigali yabwiye abanyamakuru muri SABC ngo hajya ngo Nishake hano ngo niki ngo ntago ngazigera aho ikiganza William Ruto ngo bagire gute karimo barimo gutemberana mu ndege se wenda kari akantu niko Raoding abwiye yifuza yaravuze ati wenda ibyo kuba president abana ndimo nk'amikimasa urumva ariko reka negire muri Addis Ababa none n'u Rwanda rabonye ngo ruzamushyigikira ibyo niko abantu babaho muri politiki ariko gukomeza umutwe gufunga code ugashyiramo password ntago bizavamo so rero ibihugu duturanye kandi n'ijabo nabyo bifite byinshi byagombye gukemura kugira ngo n'ibindi bikemura ibibazo ko nandi babikemura aka kantu Tshisekedi nago yabakaziranyeho na M23 ko kubiri gufata Itarwanye ntako baziranyeho akunda kumbwira uti wasanga ari marana yibwira atahubwo muri gufata hato yabasha ndimwafate none utangiye kuyakana uti ntako baziranyeho niko ndashaka ko gakomanta duhite dusohoza David ntago babiziranyeho reka tuzabireba tuzabimenyera ku mbuto zabyo byera reka tugende none se Tshisekedi yabagira gutakaza kuzabatsinda buriya hari igihe azabwira ati muzasibe kugira Kinshasa ahandi hose niba mubona mwahahinga mukahororera bikakunda muzahafata ahubwo Tshisekedi M23 n'itindira Tshisekedi ubundi M23 yakwiye gutangira gutanga amasoko abirakurikira ayibendera n'ay'indirimbo weze igihugu bakazihara amagara bakavuga bati rwose ntabwo turenga nyakubahwa Tshisekedi ntabwo turenga ngaho tekana nabo nibakomeza kurwana gutya ngo twafasha ahantu gipira ndaguteye hari Tshisekedi buzabyuka yarakaye urumva abereke ko none hari umuntu udasanzwe uzi ikintu Tshisekedi azakangishe mu 23 azatangira guhamagara muri za New York na za Addis Ababa ko nohereje intumwa ikayiro yo kuganira mu 23 abo bahora bansaba ibiganiro bari he ko rutundura ariho yicaye babuze bagereyo mu 23 itangire bya bindi byayo ngo turashaka uvaho ngaho bisinye murabene gihugu bakomeye murashaka iki n'iki ye mukomeza aho ngaho muhabe mu imyaka 10 muhayobora ikindi mushaka n'iki ayizimye gutyo kandi ababeshya ibyo atazashyira mu bikorwa M23 nitaba amagabo Tshisekedi azayongera yizeza iganiro ry'ibicupuri nk'ibyo Kabila ajyaga bizeza niba dakora ayo mari imbere yo guhindura kayedo sharije y'ibyo barwanira ibyo barwanira natanga ayo masoko abiri natanga ayo masoko niba datanga ayo masoko none azabakina indi turufu noneho basigara bitwa abantu bibihararumbo byanga kuganira na leta kuko batamuhinduriye ari amasoko bazayatanga abantu muri gereza mu banyururu babazi kugira muri gereza babazi gukompoza indirimbo gutarasa amankiri M23 bazayicana umuriro nk'amezi 6 zabone zizicara za Afrika n'ibindi zicare n'iki bicare bayicana umuriro mu kirere ku butaka no mu mazi uzime byange ariko iza nibyihangana n'itsinda icyo kizame izaba hindi imyaka nk'itanu 6 10 gutyo nibura itangiye cyuye n'impunzi ariko ibendera rizamutse ariko irakomeza kwambara ngo bya FARDC uretse bawe uri ngo bambare FARDC rabahemba bayuga bayihesha ikuzo ku makamera bagira gute kandi barasana bakambara ARC hano ku ishati hano bambaye FARDC bya bintu nabyo nakaza mu twe bazabikureho batanga n'isoko ry'imyenda bakora amapeti yabo no mu Rwanda nta musirikare w'inkotanyi wigeze wambara ikintu cya gisifari ku rutugu hagiraga akaruka ngo APR bakarakara bazakora amapeti yabo batanga isoko David urakoze cyane batanga isoko dusoreza naho twasoreza nova nta handi mwakoze namwe abadukurikiye naho kuwa mbere sibyo urakoze cyane nta kibazo hari iyo habaye ibiganiro kibanza nta namwe wacu tebuka ntawe murabibona murabizi mugaceceka uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi uteko rivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traoré ukuriye agatsiko ka gisirikare